Ndabashuje mwese bene data inshuti abavandimwe mwese kandi ndabanezerewe cyane kubana nanjye uyu munsi wa none uyu munsi wo kwa gatanu itariki ya 12 z'ukwa gatanu 2023 mwese ndabanezerewe ko turi kumwe hano kuri Pure Gold TV mwese mbahaye ikaze bene data ababa basuye iyi TV ari ubwa mbere nagira ngo mbamenyeshe ko Pure Gold TV ari TV y'abakristo TV itugezaho ibiganiro bigendanye na Bibiliya bigendanye n'ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya yera. Iyi ni TV yankuraje abantu ifasha abantu cyane cyane mu buryo bw'ubugingo cyane cyane mu nzira y'Imana mu byerekeranye no gusenga kandi turafashwa cyane benshi turafashwa kandi nawe ndizera ko ugiye gufashwa. Uyu munsi wa none rero ni umunsi tugiye gukomeza amasengesho yacu twatangiye kubo twatangiye amasengesho y'iminsi 21 dusengera uhembuka mu bugingo bwacu mu byerekeranye no gukunda Imana mu byerekeranye n'inzira y'Imana mu byerekeranye no kuvuga ubutumwa bwiza mu byerekeranye n'ibindi byose kuko Yesu ashoboye byose ashoboye no kuzura imibiri yacu irwaye igaragara yapfuye ibyacu bitagenda neza ibyo byose Yesu ashobora kubizura ashobora kubiha ubuzima. Turi mu gihe cyo gusaba guhembuka ku kintu cyose ariko cyane cyane iby'ubugingo. Reka dusenge. Mana turagushimye kubw'umunsi twongereyeho uyu munsi wo kuwa gatanu turagushima kuri kumwe natwe. Urakoze mwami mwuka wera naze abari uyobora byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Bene data nagira ngo mbamenyeshe yuko uyu munsi ari umunsi wa 19 turi muri amasengesho tugeze ku munsi wa 19 kandi ndabamenyesha ko muri kumwe nanjye Jose irumva nigewe turi kuganira kino kiganiro cyerekeranye no masengesho dusengera uhembuka aribyo bita ububyutsi. Haleluya. Reka dukomeze rero tureba icyo Imana igiye kutuganiriza uyu munsi wa none mu ijambo ryayo. Turasoma amagambo dusanga muri Yohana ibice 11 turahera ku murongo wa 25. N'amagambo Yesu Kristo yabwiye abantu baraho abo bari kumwe cyane cyane igihe bashiki w'umuntu wari wapfuye twa Lazaro bari bagiye kumuhamagara bati mwami Yesu inshuti yawe yapfuye ariko arababwiye ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Lazaro yari yapfuye byarangiye mu buryo bw'umubiri ndetse banamushyinguye amaze iminsi 4 ari mu gituro ariko Yesu yabahaye icyizere ababwira ati unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ntabwo azapfa iteka ryose. Abaha ikibazo arababwira ati mbese wizeye ibyo? Mbese ibyo urabyizeye? Reka dukomeze turebe ku murongo wa 38 turebe. Yesu arakomeza abereka ko ari we kuzuka ariko bamwe ntibabyemeye. Agenda agera aho umurambo wari uri agera mu rugo rwa Mariya na Marita bashiki ba Lazaro. Agera ku gituro ageze kuri cya gituro aho bahambye Lazaro asuhuza umutima. Icyo gituro bavuga ko cyari isenga ibyo bita isenga ishyirwamo bashyiramo imirambo banyiza bagashyiraho n'igitare urutare runini cyane kugira ngo rumere nk'urugi rufunze aho ngaho kuri iyo senga aho bashyize umurambo. Yesu arabwira ati icyo gitare ni mu gikureho kuraho icyo gitare gifunze iyo mva yari imeze nk'isenga. Marita mushiki wa Lazaro Marita aravuga ati abwira Yesu ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4 uravuga iki urazuruzura iki byarangiye. Ntabwo Marita yari afite kwizera ntabwo yari afite kwizera ko umusaza yazuka ntabwo yizeraga ko Yesu ari we kuzuka ntabwo yizeraga ko ari we uzura ntabwo yabyizeraga ko ibyo bishoboka
kuzura umubiri wapfuye wa musaza we. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ariko Marita wabaye ute? Ntabwo nabikubwiye? Ntabwo turi inshuti ntimunzi? Kuki utizera? Nakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise. Data ndagushimye kuko unyumvise. Arararama arasenga ati ndagushima kuko unyumvise. Nta nubwo yasabye ati muzure, ahubwo yasashima ndagushima kuko unyumvise. Ubwanjye naninzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose, abantu bari hano, abantu batizera, harimo na mushiki wa Lazaro Marita nawe yabuze kwizera. Ndabivuze kugira ngo abantu bari aha ngaha bamenye kuri Imana, abantu bangose bamenye ko ari we wantumye, bamenye ko turi kumwe. Ariko ubu ndabizi data uranyumva, uhora unyumva, ibintu byose birakoreka. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Arategeka uwapfuye, ategeka umupfu, arategeka wa wundi wanutse maze iminsi 4 mu gituro yaranutse. Arategeka Lazaro sohoka, ndategetse nonaha, sohoka, va mu rupfu, va mu mva, sohoka wa muzima. Lazaro arasohoka. Amen. Arasohoka ako kanya, ntabwo yashidikanije. Yesu Kristo afite imbaraga, niwe kuzuka, niwe bugingo, niwe uzura, afite ubushobozi. Nitumwizera turabona ubitangaza. Igitanga cyarakoretse, Lazaro arazuka. Uyu munsi wa none turimo turasenga dusengera itorero ryawe ryapfuye. Iryanjye ryarangiye, ntabwo bikigaragara, narahambye, byarangiye. Hari umurimo w'Imana wapfuye, hari ibyo byapfuye. Hari umwana usengera ubona bidashoboka, hari umwana wawe usengera ubona ikintu afite, icyifuzo afite kidashoboka. Hari situation ubona ukavuga uti ibintu bishoboka Yesu, naho nasengane. Wimera nka Marita, izere. Yesu yavuze ati nimunyizera murabona ibitangaza by'Imana. Reka twizere, Imana itubabarire. Nanjye ndimo rwose n'umunyantege nke, haraho mera nka Marita, kavuga ibintu bishoboka. Ibintu byawe data we byaranutse, bimaze 4, birarenga 4, imyaka, ariko Yesu niwe kuzuka. Yesu niwe ufite ubugingo, niwe ufite urufunguzo rw'imva, niwe uzura, niwe uzaduhembura mu bugingo. Mu isi yarangiye, itorero ry'Imana, abantu barasinziriye, abantu barapfuye, we aravuga ati barasinziriye. Twebwe tuti byarangiye, ati reka da, barasinziriye, ngenda vuga bakanguke. Dufite umwami ukangura, dufite Yesu ukangura, umukiza turamuzi, twaramumenye, ahubwo turabura kwizera. Imana idufashe twizere. Nanjye ndi mu bene data, nanjye waganiriza iki kiganiro, ndi umunyantege nke, nanjye nkeneye gufashwa mu nsengere. Nanjye ndabasengera, dufatanye tugire kwizera. Imana idufashe uyu munsi wa none dukomeza gusengera ubu bubyutse, twibuka ko Yesu ari uzura kandi ntacyo adashobora. Lazaro yari yaranutse, mushiki we yabyivuye atamaze iminsi 4 kuko yari yapfuye. Yesu yarabizi neza ko Lazaro yapfuye, ariko nubwo yapfuye yabifashe ko asinziriye. Ati ibyo biroroshye ku Mana. Abwira Imana ati data zikunyumva, ndagushima, uranyumva, ariko ndabikoze kugira ngo barahabemere. Ndagushima. Byashimye Imana ko Lazaro yazutse. Yarabizi ko ibigiye gukorwa kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ibyacu bigiye gukorwa, bigiye kuzuka. Itorero umurimo w'Imana wakangutse kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Hanze batazi Imana babone ko Imana iriho, babone ko Imana ishobora byose, babone ko hari Imana. Bene data, reka dukomeze tureba ibintu bibiri Imana irimo kutugira inama tugomba gukora muri ibi bihe turimo kwinjira byo gusaba ububyutse, kuko ubu ndabizi twakangutse, tugiye gukomeza gusenga paka ibyacu bizutse, kandi dufite kwizera Yesu Kristo. Ariko ibyo bintu nitubigeraho turimo twinjira mu bubyutse gutyo, Imana yatugira inama ya mbere yavuga iti muhagarare gisirikare,
abantu bahagaze gisirikare ni ukuvuga ngo bahagarara bemye baguma mu byo bizeye. Natwe duhagarare gisirikare mu buryo bw'umwuka, ntitubivemo, ntituve mu kwizera. Naho ibintu byagenda nabi, ngo naho twahura n'ibikomeye, naho tuzinjira mu buryo tukirukana abadayimoni bakagenda, umunsi birakoreka, hari umuntu uzakurwanya, hari opozisiyo iraho. Ariko Imana iraduha inama ati hagarara gisirikare, stand firm in your faith. Guma uhagaze ushikamye gisirikare, utanyeganyega mu byo wizeye, kandi ngo utegereje ku bikomeye bishobora kubaho. Opozisiyo ishobora kubaho mu buzima bwawe bwa gikristo, uko ugenda ukurutera imbere. Imana ikuza umwuka ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Hari abazuka, hari abahembuka, niko hari opozisiyo. Ariko uragirwa inama ngo hagarara gisirikare mu byo kwizera. Imana ikugirire neza. Reka turebe amagambo ari muri Matayo ibice 10 umurongo wa 22, havuga ngo muzangwa n'abantu bose, niko Yesu avuga, muzangwa n'abantu bose babohora izina ryanjye, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Mwene data, abantu bazakwanga, ariko niwihangana ukageza imperuka uzakizwa, uzinjira mu bwami bw'Imana. Hari aho turimo kugana, turi mu bubyutse kandi tugana no mu ijuru. Abantu bazakurwanya, ariko inama ya mbere ngo hagarara gisirikare ushikame. Inama ya kabiri no gukomeza ku rugamba. Hari ijambo mu cyongereza witwa persevere, to persevere, perseverance, to persevere, gukomeza urugamba rudacika intege. Ihangane nubwo ahura n'ibikomeye, persevere, ihangane, komeza urugendo. Nubwo hari ibigeragezo tumaze kuvuga hejuru ugiye guhura nabyo, kubw'ububyutse, kubwo Imana igukoresha, hari ibintu bishobora kukugeraho, ariko wihangane, persevere. Reka turebe ijambo ry'Imana rigendanye riri mu Barome ibice 12 umurongo wa 12. Haratubwira ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Mwishimye mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Izi ni izindi nama Imana itugira za kabiri. Iyi ni indi nama ya perseverance, gukomeza ugashika mukihangana, ugakomeza urugamba nubwo bikomeye, nubwo hazaba amakuba, ariko twe kubivamo. Perseverance, komeza urugamba, komeza wihangane, komeza ushikame. Imbere hari ibyiza bene data, imbere hari ibyiza, hari aho dushaka kugana, hari ibyo tuganamo, turi kwinjira mu bubyutse, kandi ubwo bubyutse dufite intego. Wenda ntiuraza, persevere, komeza urugamba, ntucike intege. Nubwo wahura n'ibikomeye mwene data, nubwo wahura n'ibikugerageza, ariko tuzi ko icyo dushaka tuzakigeraho. Imbere hari ibyiza, hari ibyo turimo duhananira. Dukomeze, ihangane mwene data, ihangane, persevere. Reka twihangane. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Nezerwa mu kwizera kwawe, nezerwa ufite n'ibyiringiro, nezerwa ufite ibyiringiro. Rejoice in hope, nezerwa ufite ibyo byiringiro. Uti mfite ibyiringiro kandi anezerewe. Nezererwa mu byiringiro byawe mwene data, kandi wihangane. Be patient in tribulation, be constant in prayer. Ihangane mu makuba, ihangane mu bikugerageza. Babana bakugerageza, bya bigeragezo by'uburwayi, bya bintu ufite by'urugo bikugerageza, ku kazi barakugerageza, ariko ihangane. Turi mu bihe byo kwihangana. Imana irakwihanganishije, kandi ikirenzeho, shikama mu gusenga. Do not give up. Komeza ntubivemo, komeza usenga. Turi kumwe mwene data, turi kumwe, kandi hari icyo Imana igiye gukora. Ndagushimye Mana kubw'ijambo ryawe, izi nama uduhaye, dufashe
dukomere duhagarare igisirikare kandi twihangane tuzi uko ububyutse dusaba burahari twarabuhawe turagushimye mwana ibyo wakoze uzura Lazaro natwe urabidukoreye uratuzuye uzuye ibyacu uzuye amateruro yacu uzuye isi uzuye ibyacu byapfuye mu bugingo bwacu duhaye ububyutse uratuzuye natwe ubwacu gushimira Imana bakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Bene data twari kumwe kuri iki kiganiro mumbabarire hari mvuze menshi ariko mba mfite byinshi mbuzuye hari byinshi navuga nakanya gato gusa nagira ngo dufatanye ubundi uyu munsi wose ntimucike intege turakomeza dusenge kuko duhawe ijambo ngo komeza usenge ushikamye turakomeza dusenge tugeze ku munsi wa 19 w'amasengesho yacu twatangiye iminsi 21 ndakomeje Jose ndacyarimo kabisa ndakomeje kandi ntabwo izahagararaho n'ubundi tuzakomeza kuko Yesu yarasengaga ari Imana natwe no gukomeza niba dushaka ububyutse persevere turakomeza ntabwo ducika intege Imana ikugirire neza tuzakomeza ejo umunsi mwiza ndagira mbabwire ngo ndabakunda mwese turi kumwe ku rugamba dukomere duhagarare igisirikare haleluya be blessed brothers and sisters Imana ikomeze umugisha mwinshi cyane basukire imvura tuzatanga ubuhamya tuzabona ibikoreka vuba cyane haleluya dufite Imana bene data